inzanye si inkuru ntekereza ko benshi bari bwemere cyangwa bari bwizere kubera ko ni inkuru y'incamugongo yaba ku muryango nyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Ntabwo nza kuvuga ngo ni umuryango we gusa mu rugo kubera ko uyu ni umugabo wari waramaze kugera ku bintu bitatu by'ingenzi, aho umwana avuka ari uw'umuryango, akaba ari uw'inshuti, akamara kuba n'uw'igihugu. Yitwa Alain Mukurarinda. Inkuru itugezeho nonaha iravuga ko yitabye Imana kuri uyu wa gatatu kuri uyu wa gatatu Mata 2025. Alain Muku ngira ngo benshi barabizi, ubutabizi ni ikibazo cye kubera ko yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2021. Ni umuvugizi wungirije ariko nanone kenshi navuga ngo akabishuti y'abanyarwanda cyane, kuko iyo babaga bakeneye kumenya byinshi ku mubano w'u Rwanda n'ibihugu, ndavuga ibyo tuhana ibihugu imbibi by'umwihariko Burundi, u Rwanda, muri East Africa muri rusange, niwe wasangaga arimo avuga byinshi kuri uyu mubano. Abenshi bibuka ikiganiro arimo asa n'utongana cyangwa aterana amagambo na Scovia, bamubazaga ati ndi hano nk'umuturage, ati oya nanjye ndi nk'umuturage. Benshi baribuka iyo scenario. Ni ikikwereka ko yashyiraga ubunyarwanda imbere kuruta no kuba umuyobozi. Niyo mpamvu akenshi yari inshuti y'urubyiruko by'umwihariko, benshi bamukundaga. Ubwo mperuka kurebana nawe mu maso, yari yagiye ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda wa Rubavu igihe cy'intambara, cyangwa se igihe cy'intambara ya M23 irwana na FARDC n'abazarendo n'indi mitwe. Ikikwereka ko igihe abandi bayobozi, nubwo mu Rwanda bitajya bihaba, igihe abayobozi bikomeye bahunga bakajya kwihisha bakazaza batangaza, we yajyaga kuri field. Ntabwo biba byoroshye kubona umuyobozi uri kuri field mu gihe cy'imirwano cyangwa se areba, kugira ngo guverinoma y'u Rwanda avugira aze kubona ibyo avuga, akotinga suse yizewe kuruta uko yahabwa raporo. Ntabwo ari umuntu wo mu biro cyane, ari umuntu wegera abaturage. Inkuru itugezeho rero iravuga ko yitabye Imana muri uyu mugoroba. Biragoye kubyumva, ni kuri uyu wa kane. Navuga ngo umugoroba utari wagenze neza cyane mu myidagaduro y'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda n'ubundi, kuko ni amasaha make yarashije tumaze kumenya ko yitwa Sebatware Emmanuel wari nyiri Ibiza Resort i Musanze nawe yitabye Imana. Ikaba indi nkuru itaduhaye amasaha, navuga ngo y'agahenge, incamugongo rwose. Uti Alain Muku yari muntu ki usibye kuba yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda? Alain Muku yabaye umucamanza w'igihe kirekire mu bushinjacyaha bw'u Rwanda, ariko aza gusaba gusezererwa mu mwaka wa 2015. Avuga ati ngewe mume umwanya ngiye mu karuhuko k'izabukuru cyangwa se nduhuke, ariko kubera ko ubunararibonye, ubushobozi, ubwenge n'ubwiza bw'ibyo akora bituma 2021 aza kugirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ni byinshi Alain Muku navuga ngo yakoze, kuko niwe wavugiraga ubushinjacyaha muri icyo gihe, ubwo ndavuga 2015 kumanura. Yanaburanaga imanza nyinshi zikomeye mu gihugu. Yibukirwa ku rubanza rwa Ingabire Victoire kuko ariwe wamushinjaga. Ubwo yasezeraga muri 2015 yahise asanga umuryango we i Burayi, kuko hari hashize iminsi mike umugore we abonye imirimo mu Buholandi mu kigo gishinga ibinyobwa cya Heineken. Nyuma yagiye kuba muri Côte d'Ivoire, aho umugore we yari yabonye imirimo nk'ushinzwe iyamamazabikorwa mu ishami rya Heineken i Abidjan. Minsi yabanje umugore we yongeye kubona imirimo mu Rwanda muri Bralirwa, bituma ubwo ni 2021 ubwo yagarukaga mu Rwanda. Mukurarinda yabaye umushinjacyaha guhera mu 2002. Urumva ko imyaka yayibaye myinshi. Yungirije Yolande Makoro kubera ko kuva 2021 yari yungirije Yolande Makoro wari umuvugizi wa guverinoma mukuru.
akabaha umwungiza we. Ariko nanone reka tuve mu bya politike ko ari nararibonye muri byo, ariko nanone tugaruke kuri Aremuku twebwe urubyiruko twisangamo, uvanyeho kuba mu kuvugira u Rwanda aho bikenewe abashize amanga atarya iminwa, yabaye kandi umuhanzi ukomeye nivuga ngo umuhanzi ukomeye ubyumve gutyo, kuko indirimbo Amavubi akoresha iyo yatsinze cyangwa igiye gukina ni ya Aremu. Sinzi icyo kintu uri kuko cyumva, navuga ngo yabaye 2-in-1, yabaye mu myidagaduro neza. Sindagera kuri kote y'imyidagaduro kuko iyo ndirimbo yayikoreye Amavubi. Iyo ndirimbo yakoreye Amavubi n'ubu ngubu ni igikoreshwa, imyaka ibaye myinshi. So navuga ko rero kuri kote yo gutanga umusaruro ku gihugu ntago yigeze yirimita, ntiyigeze agira birantega nyinshi, kubera ko niba ari umuntu wabaye noneho mu myidagaduro ya nyayo, mvuga ngo yitwa showbiz, kuko yabaye umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe. Ariko nanone niba wibuka Igisupusupu, niba uzi Itafari Karabisa Karasira yashyize mu muziki nyarwanda, watekereza kuri Aremuku niwe wazanye umuhanzi witwa Nsengiyumva nyiri Igisupusupu, amuvanye ku muhanda Rwagiti, amuzana arimo gukora fusion. Navuga ngo ibi ngibi byitwa Afroga ko byavuguruwe, niwe wabitekereje, kubera ko yazanye Igisupusupu, afata navuga ngo umuduri yabaga yifitiye arimo aracuranga, amwereka ko bashyiramo beat iri modern, bikagenda neza kandi byarakoze. Igisupusupu turakimenya, turamumenya cyane mu ndirimbo za Maria Jani, mu ndirimbo nk'Ikipe Itsinda naherutse gusohora, mu ndirimbo zitandukanye. Ni uyu umugabo wabaga wabigiye inyuma, ubwo harimo Maria Jani, Nsengiyumva, harimo Icange Mukobwa, hariyo Shimwamana, ni nyinshi za Gisupusupu cyangwa se Nsengiyumva, nubwo benshi bamwita Gisupusupu. Icyo gihe ubwo ndavuga ni mu myaka 6 ishize, kuko ndagira ngo mwumvishe uyu mugabo ko uvanyeho muri politike yari umugabo nyine w'imyidagaduro, ya mugabo w'urubyiruko, ko 2018 nibwo yazanye Gisupusupu, amuvanye ku muhanda aho yacurangiraga igiceri, araza mu gihe umustar. Ndabyibuka mu gitaramo cyateguwe na The Men, bari bazanye Harmonize, Diamond Platnumz 2019 ngira ngo, yego niba mbyibuka neza. Gisupusupu yari umuhanzi navuga ngo wa mbere mu gihugu. Niba ubyibuka neza icyo gihe ni nabwo Meddy yaje mu Rwanda, arasaba aravuga ati nibikunda nzakora indirimbo na Gisupusupu. Uwo nguwo ni umwe, ariko nanone ntago tuza kwirengagiza witwa Karasira, wari umunyamakuru kuri Flash FM na Flash TV, akamubonamo impano idasanzwe yo kuririmba, akaza akayereka abanyarwanda, akamuhanzi udasanzwe, akamuhanzikazi udasanzwe, kugeza ubwo abaye umwe mu beza igihugu cyari gifite, ariko by'umwihariko agakora indirimbo za gakondo. Rero navuga ngo biragoye kumva ko twabura uyu muntu, biragoye kumva ko twabyakira, ni ibintu bitakorohera abanyarwanda benshi, kubera ko The Boss Papa ni lebo navuga ngo iri mu zatunze umuziki mu gihe cya 2018 kugeza 2021, yari lebo ikomeye. The Boss Papa ukitwaga The Boss Papa yigeze gutera agastori gatoya atebya, ati mpamvu ni lebo yacu tuyita The Boss Papa, ati Clarissa anyita papa, Nsengiyumva akanyita boss, ati narabihurije hamwe biba The Boss Papa. Ati umwanyita boss undi akanyita papa, bunararibonye bwe, ubwiza bw'ubwenge bwe bumutegeka kumva ko abihuza, akamwita The Boss Papa.